mushinzwe amakuru n'iki uvuze umuco uvuga ibyo twara cyangwa bishingiye ku muco kandi nanone nsigaye mbivuga kenshi n'ubu ndabisubiramo barore mushake ukuntu umuco w'ururimi rwacu udacika ukaba ikintu kiri aho cy'imvange uvuga icyongereza avuga icyongereza uvuga igifaransa avuga igifaransa nubwo babivuga nabi nabyo ariko byo ntabwo ariko noneho ikinyarwanda muzashyiriraho porogaramu buriya kera nkiri umwana w'impunzi mba mu kampu ko nize ikinyarwanda kenshi usibye ababyeyi batubwiraga ikinyarwanda ni nacyo bari bazi ariko n'abandi bose tubana ikinyarwanda dutangira na za primaire twiga ikinyarwanda ariko cyatumye menya ikinyarwanda nubwo kitari cyinshi cyane ariko kirumvikana hari porogaramu najyaga nkurikira kuri radiyo y'u Rwanda muri mu buhungiro ndi umwana yitwaga ngo ese wari uzi ko murayizi nyirangombwa ko babiri n'ubu mwarayikomeje burya ni iya kera cyane ese wari uzi ko ariko ntibigishaga n'ikinyarwanda gusa nk'ururimi bigishaga n'ibikorwa hari n'icyo kera icyo gihe nabyize aricyo nize bavuga imiti y'ikinyarwanda bavuguta n'iki muri iyo porogaramu ndibuka rwose ndi umwana hari ese wari uzi ko baza kuvuga kandi aho nkuriye aho nagiye muri ibintu nk'ibi ngibi twanyuzemo baza kuvuga ukuntu kuvura igikomere iyo wakomeretse ushobora gufata inyabarasanya murazizi sinzi niba uyu mukobwa ntabwo abizi gufata inyabarasanya ukayihonda ukagira ute amababi yayo ukayashyira aho wakomeretse ntabwo rwose narabikoze narakomeretse muri 1983 nta ahantu twabaga ntabwo twari muri izi ntambara z'abaturanyi n'iki nta muti bahari ntaki nibuka kuri iyo porogaramu wari uzi ko nibuka ko wabuze inyabarasanya ni ibintu usanga mu mirima so ndabifata ndabikora nta ni bandage yari ihari icyo gihe aho twari turi mfata ikirere nihambiriza nuko nakize hano so urubyiruko rwacu rero n'abakuru ikinyarwanda bavuga ukayoberwa kivanze n'ikirundi n'ikinyekongo n'ikigande muzafashe mushyiraho porogaramu mujye mubigisha hari ikintu cyaje sinzi aho cyavuye niba ari kujya mu kiliziya cyane mu kiliziya uzi ko bahereza ukarisitiya so buri kintu cyose ubu cyabaye guhereza ariko nababwiye ubushize basetsa ndabwira ariko kwirahira mu kinyarwanda uvuga ngo yampaye inka biba bikwiriye kwibutsa umuntu ko utavuga guhereza uvuga guhabwa yampaye ntabwo bavuga ngo yampereje inka kugira ngo niho bigeze n'ibyo bazajya bavuga vuga yampaye namuhaye guhereza ni nko gufata ikintu gutya kubwira umuntu uti mpereza icyo kintu niyo akiti yo gufata ikintu
ariko guha umuntu kumugenera ni byinshi cyane byavuga ntabwo bayihinduye ntabwo n'ibindi byinshi ibyo nagira ngo mpere kuri ibyo rero ariko ni ngombwa mudufashe hari abatabizi abana batoya cyangwa batarabizi birahari abatabizi abo ni abarakora the innocent category hari abandi babizi ariko ngira ngo bibwira ko kubigoreka ukabivuga utyo ni ubusitari so ariko twebwe icyo dukora dukwiye kwigisha abantu bariya batabizi kuko ku buryo bufite ishingiro bakaba bakwiga bizabatwara umwanya bizabatwara iki abashaka kubigoreka babizi icyo ntacyo twabakorera nta kubyihorera ariko hari ikintu bavuga umuntu yazi ubwenge ni byiza ushobora kubugoreka reka mbivuge mu cyongereza an intelligent, a clever person can act like a fool whenever they want, whenever it suits them. But a fool, to act like an intelligent or clever person, biragoye. So, but an intelligent person can have both. You can make yourself a fool if you want, but you are intelligent. Nibyo by'urwo rurimi tuzarubahe bamenye ururimi rw'ikinyarwanda ariko ari abantu bafite icyo bashaka kurugorekaho cyangwa iki ibyo ntuzababuza bazabikora ntabwo ari kimwe rero no kutarumenya kuko iyo utaruzi ntufite uburyo bwo kurugoreka ubishaka kundi naho rero imico yacu ibimaze gukorwa ibyo tumaze kugeraho ndagaruka ku kwibohora buriya kwibohora byabaye umuco byabaye ni ideological ni ibintu bijyanye na politike intekerezo ya politike byabaye rero ndetse iyo tubona tuva ku busa tukaba dufite aho tugeze ntituragera kure cyane aho twifuza byabaye umuco abantu bamaze muri politiki yacu muri kamere yacu nk'u Rwanda icyo nifuza icyo nakangurira abantu dukomeze tuba abantu bakemura ibibazo byabo batitera ibibazo biba umuco nabiribona iby'amashuri noneho abantu bakanayagana bakiga cyangwa iby'amavuriro abantu bakajya yaba afite uko yumva atameze neza akibuka kugana ivuriro cyangwa biriya twashyizeho by'abantu bakora bafasha bakora ibikorwa by'ubuzima bagana abantu bakababunganira biriya ni umuco umaze kutujyamo wa politiki w'imikorere wo guteza imbere ndetse twakomeza tukarushaho tugahera ku byo tumaze kugeraho dufite mu bikorwa remezo mu mashuri mu by'ubuzima mu by'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo twihaze kandi tworore duhinge bya kijyambere duhahire amasoko kugana amasoko no gushaka kugira ngo tugire ibidutunga bitubutse kuri buri wese ntabwo ari ibyo bikorwa gusa iyo nyuma yabyo hatari umuco
n'ibi by'isuku isuku tugira haba mu mujyi haba mu mago haba mu byaro haba he ni umuco ufasha iterambere ry'igihugu ibyo rero birafasha kandi bifasha gukemura ibibazo ubundi abantu ibibazo abenshi barekera leta ngo izaza ibikemure kandi bakwiye kuba babikemura no hagati y'abo bantu bakishyira hamwe gusa bagakemura ikibazo birafasha bifasha igihugu bifasha abagituye ni umuco mwiza dukwiye gukomeza gukoresha gukemura ibibazo naho ibi bindi by'amatora tugiye kujyamo byo dusaba ngo badushyigikire dukomeze tubayobore nta kindi kiba kiri mu bitekerezo ni ukubayobora muri ibyo bikorwa birushijeho bikaba byinshi bigatera imbere murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mwari mutanze inshingano ko itangazamakuru rikwiriye gufata iya mbere mu kwigisha neza ikinyarwanda n'izindi ndimi birumvikana zikavugwa neza birumvikana mubivuze kenshi ubu abanyamakuru ibigo by'itangazamakuru bigiye gukomanga ku nteko y'umuco bagiye kujya muri mineduc ariko baravuga bati ese turabikorera murashyiramo amafaranga your excellency icya mbere ntaranashyiramo n'amafaranga biba byakundaga umuntu yabishyiramo amafaranga ariko nka porogaramu yo ku maradiyo cyangwa iki abantu bashobora gushyiramo amafaranga kugira ngo izo porogaramu ariko abambere bica urwo rurimi ni n'abo banyamakuru bwabo arashaka ko bamwishyura kugira ngo avuge ururimi ruzima ibyo kuri porogaramu tuzishyura abantu bakwishyura kugira ngo porogaramu zihore kandi ubwo bituma nyine ababa bafite amaradiyo na za televiziyo bashobora kubona amafaranga ariko ntabwo nakwishyura umuntu ngo yo kugoreka ururimi Your Excellency, as we near the end of this discussion, on a lighter note, this year is exciting for us as Rwandans for various reasons, but for me specifically, even more so. I'm a first-time voter, and we are part of a generation that inherited a different country than the one you liberated. You have mentioned before that you were an accidental president. When the situation called for it, you stepped up. My question to you, Mr. President, what do you think stepping up looks like for my generation? Stepping up is simple. I try to explain it in a simple form. You are going to be a first voter. You grew up, you went to primary school, secondary, maybe higher, tertiary education. All you learned, you have to be thinking of how do I put it into practice. But at the same time, we should also be saying, how do I put it into practice for my benefit, but the benefit of others, your family, your neighbors, your countrymen and women. It's a drive everybody should have in mind. What I'm good at, what I'm capable of, what I want to do, you are doing it for your own good, you are doing it for the good of others as well. And if others are thinking like that, it means also they should be thinking about you. And this really should be part of the education we get. I'm studying this or that, I've become this, but to what end? But what is the purpose? The purpose is primarily for you as a person, as an individual. You want to thrive, you want to succeed
in whatever you want to do or what your life want to be. But you should always be thinking of the other. But can I succeed where others are failing? So you want to succeed where others are succeeding, and their success contributes to your success contributes to your success, and that's how the country grows. So that's really how I want, and this is what I'm always saying when the young people, you must be present, you must be doing something. And some people have confusion, they talk about politics. It's like, no, me, I don't want politics. But where do you go that there is no politics? Which place is that? I wish I knew. You see, if you don't participate and contribute to the good politics, which will affect you and affect everybody else, the politics will find you wherever you are anyway and affect you. So you stand a better chance if you are affecting politics before it just affects you and it is one direction. So participate, be present, do. I mean, everybody, you know, people go to church, they pray. I keep talking about this. They're always praying, they're this, everybody says, no, Iman. Good. Actually, Imana yaguhaye all the tools. Yes, yaguhaye all the tools. So why don't you use the tools? Why does God give you the tools and you keep going to beg or thank or God every time? And except using the tools that God gave you to be productive for yourself, for your family, for your other colleagues and country, men and women. So this is, in a simple way, that's what I think we are talking about. Yes. And to have confidence in yourself. You say, you can do something. May not do, one may, I mean, people don't have the same capacity or level, but think about yourself first. Don't do things comparing yourself with another, no. Like, I think one thing you used earlier in our discussion, compare yourself with yourself. You're saying the best you would look like what? And then the way you are. So you're trying to walk this journey to who you are, to the best yourself, right? That's the young people of this country of ours need to think like that, to grasp it. It will give you what you want. Yes, please. I was just going to add, there's a saying that goes around sometimes that people say that the youth are the leaders of tomorrow. However, you have continued to encourage us and let the youth know that the change needs to start now and today. Do you think the youth have taken up that call? Yes and no. Yes, because I think there are those who are really making the effort. Not only now, but the other day, when we talk about liberation, the people who really liberated this country were as young as you are now, or even slightly younger. So they answered the call. They showed up when it was needed. So even now, there are those who actually do their best. You can see it. But I wanted to say here, I was saying no because some people think it is automatic. That if you are young, then everything is okay. No. It's not automatic. You have to be young and have that drive.
to use your youth, your youthfulness, your whatever you good at, to be productive, to be present, to give life a meaning for yourself or your country. It's not automatic. There are people who are just saying, yeah, we are young, they're making demands, but it's not that. It says you are young, but you should make an effort. You should invest in yourself and in what you are doing. So yes and no. I think I can see the young people showing up, and you can see already, I mean, one example that is not far, our cabinet. Cabinet is now, I'm the oldest man in the room. so trying to give them some guidance. So they are doing a good thing. They are a good job. They have good responsibility. So it's yes, but people should never feel too satisfied. Even when you are doing well, you should be worried about tomorrow, about the next day. Are we going to keep doing well? Are we going to do better? Is everybody going to be part of it? Can we bring in more people, as many people as possible? Yeah. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'umubyeyi kandi wuzukuruje mu byo muteganyiriza iki gihugu, abe na agwize n'abandi bana b'Abanyarwanda burungano rwabo bafitemo ibingana iki ku buryo uzabatega amatwi ejo bundi aha mu gihe cyo kwiyamamaza afite abana bato azumva ko mubafite ku mutima. Ese mwumva mwifuza kuzabaraga igihugu kimeze gute? Mbere na mbere abafite abana bose, ari abafite abuzukuru, ari abafite uburere tuzabaha, uburere tubaha ni ingirakamaro, kuko nibo bazaba bakurikira batera ikirenge cyabo mu cyacu, uko ibihe bigenda bisimburana, generation to generation. So guha abana nk'abo buzukuru, nk'abo uvuze amazina ntabwo nahise ko nakibuka, wakwibagirwa abana b'umukuru w'igihugu. So abuzukuru be uko tubarera ubu, ndavuga ari ababyeyi babo, ari n'ababereye n'abo babereye abuzukuru, uko tubarera ubu bivuze ejo hazaza. Ejo hazaza rero bifuriza ni ukugira ngo bazagiremo, cya mbere bazagira uruhare muri ejo hazaza, nabyo twavugaga mu cyongereza, bituma bagira uruhare rubateza imbere, ruteza igihugu imbere. Ariko ibyo bubakiraho n'ibyo twubaka ubu, by'amatora tuzajyamo, kugira ngo abantu babyumve neza, ni ukwerekana ko iyo wubaka ubu uba ushaka ko ibyo wubatse biramba. Bizaramba ari uko abashyira ikirenge mu cyawe, bagera ikirenge mu cyawe, bafite aho bagana wubatse. Nibyo twubaka rero y'amatora, ni ukuvuga ngo turubaka kugira ngo ibyacu birambe, abatoya, abavugwaga, hari n'ababari inyuma n'abandi babari inyuma, uko bagenda barutana, buri wese agenda agera ikirenge mu cyundi. U Rwanda rugira uko rube uko turwifuza, rugira ibyo twifuza bitubereye. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimiye. Keretse mwagira icyo mushaka kubwira ababategereje mu minsi iri imbere, babasanganiza urugwiro. Turi mu rugwiro hano, mwe mubasanga, muzabasanga mumeze mute?
nibwira ko nta kizahinduka. Dufite, murabizi, dufite amateka yacu, amatora, tora nta ntambara yantera ubwoba, nta biki byo. Wenda tuzasanga ibindi bishya byubakiye aho ngaho. Ntabwo nshidikanya ko igihugu cyiteguye kandi nta kizadutera ubwoba nyine, nubwo hari ibombori hirya no hino, iyo ngiyo dufite umuti wayo. murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimiye cyane umwanya wanyu muhaye abanyarwanda, dushimira namwe mwese abari badukurikiye n'abahamagaye mugatanga ibitekerezo byanyu, dushimira Media Fraternity, itangazamakuru muri rusange twabanye muri iki kiganiro. Ikiganiro nk'iki nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntikigasibire, natwe ntituzagisiba. Murakoze, mugira ibihe byiza.